Ntangiranye hano n'abanyeshuri batatu bari kuza bari guseka basatira ahantu hari ikirahuri cy'amaji kugira ngo buri wese arebe icyo azaba cyo namara gusoza amashuri ye. Ukurikire filime witonze. Barakwereka uriya mukobwa wo ku ruhande rwo hirya bamwita Yvette. Yari kuvuga ati birashimishije, ati kuko saa izi ngizi buri muntu wese agiye kubona icyo azaba cyo. Barakwereka n'uyu nguyu uri hano bamwita Divine. Yari kuvuga ati wow, ati ni byiza cyane. Uyu nguyu Yvette barakwereka yari kubwira uyu musore ati tangira maze uje ku kirahuri maze urebe icyo uzaba cyo, ukurikire filime witonze. Gusa uyu mukobwa bose ntabwo bari barimo kumureba neza. Yari kubabwira ati hagire ujamo maze yirebe abone icyo azaba cyo, ukurikire filime witonze. Uyu musore uri hano yitwa Dani. Abwira Divine ati ngiye kumuhirikiramo. Barakwereka ntibwatinze uyu musore Dani yahise ahirikiramo uyu mukobwa. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yahise yibona hano mu kirahuri, ahita yibona ari muganga we. Bya bintu banza bikora. Ukurikire filime witonze. Arangije araseka cyane ari kuvuga ati wawo byiza cyane. Uyu nguyu Divine byaramubabaje, aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Maze uyu nguyu nawe yarishimye cyane ari kuvuga ati ni byiza cyane, ati ndabyishimiye, ati kandi felicitation ku buzima bwanjye. Ukurikire filime witonze. Maze wa mukobwa wo hirya Yvette arangije aravuga ati nanjye ntabwo mbyishimiye, ati byira kiriya kikaritasi kihave maze nanjye maze mpite mpaja ndebe icyo nzaba cyo. Ahita avuga ati uri guseka iki? Ati urabona bitunejeje. Ako kanya barakwereka yahise aza kumukura ku kirahuri cy'amaji, aravuga ati ubu ni njyewe ugezweho. Ahita abwira ikirahuri ati nanjye nyereka reba icyo nzaba cyo. Ukurikire filime witonze. Uyu nguyu yarategereje maze arebye abona azaba umusabirizi. Ukurikire. Uyu mukobwa byaramubabaje kandi nawe ari wowe uri kumwe n'inshuti zawe. Uyu mukobwa yataye ikuzo, icyo bita gutibaba. Uyu musore Dani nawe yararebye arumirwa. Nyagasani, uyu mukobwa yarangije aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ati ibi ngibi bishoboka bite? Uyu nguyu nawe yararebye aravuga ati wow, ati bampigaga, ati gusa turi kumenya buri wese icyo ari kwiga ngo azavemo. Ukurikire. Uyu musore yaje gukomeza uyu mukobwa, aramubwira ati pole mwana, hari igihe ibi bintu byaba biri kubesha, hari igihe zaba ari furi ziberaho guco ibi bintu bidakora. Maze uyu mukobwa aramusubiza ati wabibyigwa n'iki? Ati mwana wasanga bikora, ati ururahuri ngiye kurumena kugira ngo rutazabesha n'abandi bantu. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yahise afata ibuye kugira ngo aturitse kiriya kirahuri, maze uyu nguyu nawe aramubwira ati have wibikora, ati wabiretse ko ibyo bintu atari byiza. Uyu nguyu nawe yari yarangije gufata umwanzuro wo kumena kino kirahuri cy'amaji. Barakwereka yaragiturikije, arangije araseka. Kurikira filime witonze. Arangije aravuga ati ndabikoze kugira ngo n'undi munsi kitazongera kugira n'abandi bantu cyabesha. Ukurikire. Uyu mukobwa ndetse n'uyu musore bari gushira hamwe ndetse uri kubona ko batitaye kuri uriya mugenzi wabo. Ukurikire. Ubwo bari bagiye kugenda, uyu mukobwa Divine abwira umusore Dani ati nako Yvette. Ahita abwira uyu mukobwa Dani, aramubwira ati dushaka akantu dukorera uyu mukobwa, reka dushaka akantu dukorera Yvette kamwirukanisha mu kigo. Ati njye ibi bintu ngiye kubyitaho. Ubwo baragiye, uyu mukobwa Yvette bamusigaho. Gusa icyo nzi cyo bari bamugambaniye, arabakura ari kuvuga ati Dani. Ubwo ntibwatinze uyu mukobwa Divine ndetse na Dani baraje baterura umwana wa animateri, barangije bamuzana muri toilet. Nyagasani, gusa aho hantu hari undi mukirina wari ugatinda abo wari uhari. Maze bageze hano uyu mukobwa aravuga ati uyu mukobwa ntago ari umuntu mwiza, ni umunyamutima mubi. Arangije aravuga ati uyu mukobwa tugiye kumushira hano muri toilet, niturangiza turavuga yuko ari Divine wabikoze. Nyagasani, uyu mukobwa Yvette yari yigirira umutima mubi. Gusa abantu nk'aba ngaba tuzi yuko n'ubundi nta kintu cyiza bageraho.
uyu musore Dani arivuga ati ibyo bintu ntabwo ari byiza twaba dukoze. Uyu mukobwa aramuzibisha, arangije aramubwira ati wowe ejo urashyira ubwenge ku gihe, umuntu agiye kukadufatana narangiza agume mu kigo kandi wabonye yuko azaba muganga. Ukurikire. Gusa uriya musore w'inyuma yarabyumvaga, maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ngiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo uriya mukobwa ave mu iki kigo. Barakwereka barebye hirya no hino niba nta muntu uri kubareba, gusa ubu uri kubareba turamuzi. Babonye ntawe bahita bicomeka muri toyileti ndetse bafite n'uyu mwana. Uyu musore uri hano yaje kubacunga, arangije abona yuko ibyo bari gukora atari ibintu by'abantu bazima, ahita afata telefone kugira ngo atangire kubafotora, narangiza ashaka ibimenyetso bizajya kubashinja. Barakwereka aba ngaba bafashe umwana maze ubundi bamuzana mu bwiherero bw'abagabo. Nyagasani, hahandi abagabo bakunda kwihagarika. Ukurikire. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ndabikoze, ati reka nizere yuko njye nawe nta muntu uzavamo undi, iri banga rigiye kuba hagati yanjye nawe twebwe twenyine, ati kuko nuza kumpemukira nzakwica. Ukurikire. Uyu mukobwa natwe turi kumubona ko atari umuntu mwiza. Nyagasani, uyu musore Dani yari yimereye nk'inzanga, yakoraga buri kimwe cyose uyu mukobwa amutegetse. Gusa uyu mukirina wo muri kino kigo yarabirebye arumigwa, ndetse yari afite n'isesemi y'aha hantu basize uyu mwana. Uyu mukobwa arashaka aravuga ati wa muhungu we, ati buriya niba utanzi neza uzamenyera kw'iri banga, ati yuko nuramuka unciye inyuma ukabivuga uzabona ibyo buri muntu wese atari yabona na rimwe. Arangije aravuga ati zana urutoki rwawe ushire hano turebe. Uyu musore ari gutinda kubikora. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati bikore vuba vuba. Maze uyu mukobwa aravuga ati nizere yuko tugahuje. Ahita agaca aravuga ati ibanga rigiye kubirya hagati yanje nawe, ati nuramuka ubivuze uri buze kuzabona ikintu nzagukorera. Uyu musore gusa we yari yabafotoye, yararangije ahita yongera arihisha abonye bagiye gusohoka. Ubwo nuko basohotse muri toyileti, gusa umwana bari bamusizeyo. Nyagasani, uyu musore aravuga ati aba bantu ntabwo ari abantu beza. Gusa ako kanya yahise yongera aritsimba, ubanza bari bagarutse. Nyagasani, barakwereka uyu mukobwa Divina yaraje mu bwiherero nk'ibisanzwe, kuko ubwiherero bw'abakobwa bunyuze impande y'ubw'abagabo. Uyu mukobwa Divina yaraje mu bwiherero nk'ibisanzwe. Ageze hano ababonyemo uyu mwana w'uruhinja. Nyagasani, aravuga ati uyu mwana ninde wamuzanye hano? Mbega abantu b'abagome. Ati uyu mwana ninde waba wamuzanye ahangaha? Ati si uyu muntu yaba ari gutekereza umwana w'umuziranenge guca bakamuzana mu gahumuro kabi nk'aka ngaka. Uyu mukobwa yaraje atabara uyu mwana, arangije aramufata aravuga ati wa mwana we, ati wihangane, dore uyu mukirina disi byaramushimishije. Aravuga ati nawe reka mufotore, ari gutabara uyu mwana. Yo Nyagasani. Gusa uyu mukirina yarabikoze, arangije arafotora. Uyu mukobwa arangije aravuga ati mbega byiza kugira ngo ngere hano nturagure uyu mwana nk'uyu nguyu. Uyu mukobwa yari afite umutima mwiza, gusa icyo atarazi bagenzi be nuko aribo bari bamuzanye hano. Arangije aravuga ati reka mutware mwijyanire. Nibyo yari agiye gukora byarahagaze. Arangije aterura uyu mwana aramusohokana muri tuwarete. Uyu musore arabibona, aravuga ati mbega umukobwa ugira umutima mwiza. Ntibwatinze abangaba bari baje mu karuhuko, ubwo ndavuga Dani ndetse n'uyu mukobwa mugenzi we, babona uyu nguyu nawe ari gucuruza sana juice, ariko avuga ati yemwe mwaza mukagura ko tubafitiye sana juice ziryoshye. Yari ari gushaka kugira ngo abone icyatunga uyu mwana yatoye. Maze barakwereka abangaba baramubonye barabaseka. Maze uyu mukobwa abwira Dani ati we biriya bintu uri kubibona? Ati njye rwose ndi kubona biriya bintu. Ati baravuze ngo azaba muganga, ati gusa bizarangira abaye umusabirizi. Uyu musore arabibona ariko arabyirengagiza. Uyu mukobwa yari umuntu mubi. Maze barakwereka kaka baby yatoragura muri toilette kari kamaze gukura.
maze uyu mukobwa arangije abwira Dani ati ko nta kintu uri kunsubiza, wowe nta kintu uri kubona, kurikira filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yagumye gutoteza Dani ariko umubwira ati wowe mbona wigira nk'umuntu utagira ubwenge, ati gusa icyo nzi cyo uraba ufite, uri kumva wagahunguwe k'amafuti, ndakubwiye ngo vuga uri kubibona ute? Ati reba uriya mukobwa maze umbwire uko uri kubibona. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ngiye kukwereka utuntu ngiye gukora. Uyu muhungu Dani yahise amenya yuko uyu mukobwa agiye kumugirira nabi, barakwereka uyu mukobwa yaje hano ari kububa, ahita yora udufaranga twose uyu mukobwa yari amaze gucuruza nyagasani, kandi yari kuducuruza kugira ngo abone ikintu yatungisha uriya mwana. Araseka arangije aratujyana we. Uyu musore araje aramubwira ati ibyo uri gukora ni ibiki? Ati ntabwo byagakwiye. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko ntujye umbangamira, ararakara. Ukurikire uyu muhungu Dani aravuga ati uriya mukobwa aba yihirinze kugira ngo abone ikintu aza gutungisha uriya mwana afite. Maze uyu mukobwa aramusubiza ati urakeka ibyo mba mbyitayeho? Aravuga ati mu buzima no mu maraso, ati ibyo bintu ntabwo mbyitayeho, ati ntabwo nitaye yuko ari cyo agambiriye kugeraho, ati ahubwo nshaka kugira ngo azabe umusabirizi. Ukurikire uyu mukobwa ukuntu ari umugome, ndetse niba ari n'ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro, nkwibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi, ubivuga uko ubyumva ndetse ubikore n'uko ubyumva. Nyagasani ukurikire iyi filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yarakomeje aradandaza ariko uvuga ati muze murebe dufite serivisi nziza ndetse za original. Gusa yahindukiye arebye ahantu yari yasize udukoroto yari amaze gucuruza. Uyu mukobwa yakubiswe n'inkuba. Nyagasani arangije aravuga ati aba ni bande bari kungendaho? Arangije aravuga ati kuki bakora ibintu nk'ibi ngibi? Yo nta nubwo yarazi disi yuko hariho n'abantu babi, kubera ko yari yigirira umutima mwiza, yarazi yuko n'abandi bantu bose bafite umutima nk'uwe. Aravuga ati gusa mana ubarebe ndetse aba bantu ubamenye, ati ni gute baza gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ubwo ntibwatinze barakwereka mu kigo animateri yari umuntu uciye bugufi, uringaniye uri umuntu uri hasi. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ni materi, ati umwana wawe wabuze ahantu ari? Aravuga ati umwana wanjye ntabwo nzi ahantu ari, ati kandi namubuze umunsi wose. Maze uyu musore ahita avuga ati ahantu umukobwa umwana wawe ari turahazi. Ubwo yari ari kubwira animateri, maze animateri aramubwira ati icyo nicyo nshaka kumenya. Maze uyu musore Dani arangije aravuga ati buriya rero, ati umukobwa wiga muri iki kigo bita Divine, ati uwo mukobwa niwe wafashe umwana wawe arangije amujyana mu bwiherero bw'abagabo. Ukurikire filime witonze ukuntu baje kugambana. Uyu mukobwa nawe asongerezamo aravuga ati Divine twamubonye ari gufata umwana wawe, arangije aje kumutereka mu bwiherero bw'abagabo we. Ati wumva ukuntu uwo mukobwa ari umuntu mubi, ati wamufata ukamwirukana mwa kino kigo? Maze abangaba bombi babyemeranyaho. Maze uyu animateri aravuga ati ninza kubona ibyo bimenyetso, ati ntabwo bari buze kurokoka. Barakwereka ako kanya ntibwatinze uyu mukobwa Divine yazanye na wa mukirina, maze aza ari kubwira animateri, ari kumubwira ati animateri we, ati umwana wawe ndamutoraguye, ati kandi mutoraguye ahantu hatari heza mu bwiherero bw'abagabo. Nyagasani uyu animateri aravuga ati byose ndabizi yuko ari wowe wamujanyemo, ati none uri kuza uri kwigira nkaho utabizi. Maze uyu musore w'umukirina aravuga ati uyu mukobwa afite ukuri kose, ati reka nkwereke ukuri. Bahise bamukubita telefoni kugira ngo bamwereke ishusho rimeze neza bafatiye muri wese. Nyagasani ubwo ni materi yararebye yikanzemo. Abangabo nabo baje kubona ko isosi yabo yaguyemo inshishi, batangira kuyisetsa nk'abantu bose b'abanyamafuti. Maze ni materi aravuga ati ntibishoboka, ati ni gute mwakora ibintu nk'ibi ngibi? Ati mwembi mbirukanye mu kigo cyanje. Maze uyu musore Dani atangira kuvuga ati mbabarira. Ubwo uyu mukobwa we kubera ko ari n'umunyagasuzuguro yahise avuga ati mvira mu kigo, ntabwo ari mvira mu gihugu, ati ni nyagasambu zirarema, ati n'ahandi hose tuzi yuko bigisha kandi bakaba bigisha kuruta hano mu kigo cyawe. Ukurikire
ubwo uyu mukobwa yahise yijugunya aravuga ati n'ubundi kino kigo cyawe nari nkirambiwe. Ubwo ako kanya yahise aca aragenda, gusa ibintu ageraje gukora ntabwo tuzi niba atazabyicuza. Uyu musore Dani we yahise avuga ati mwambabariye, ati uriya mukobwa Yvette niwe wanshutse, ati kandi naranamubuzaga ntabwo yabyemeraga. Barakwereka ako kanya uyu mukobwa Divine yaramubwiye ati ziba, ati ni gute umuntu w'umugabo ugendera mu majipo y'abakobwa, ati kuko buriya nawe ukwiye kugira icyo ubona. Uyu musore yahise akubitwa n'ikimwaro, arangije ahita avuga ati mbabarira, ahita acaho ukurikire. Maze uyu musore ni materi nako uyu mugabo yahise avuga ati wawu, ati uri umuntu mwiza, ati ndabona wowe ukwiye guhabwa ishimwe nk'umuntu witwaye neza muri iki kigo nyagasani. Uyu mukobwa yarishimye, maze uyu musore w'umukirina arangije aravuga ati zana mbe mfashe ku mwana wa animateri. Uyu mukobwa aramumuhereza n'umutima mwiza, arangije ahita yigera gusubira mu masomo. Ukurikire nyagasani. Ubwo barakwereka ibyo byarabaye nyuma y'igihe gitoya, nk'uko maji yabwiye Yvette yuko azaba umusabirizi. Barakwereka ntibyatinze igeno rye ryaje kuba iryo ngiryo. Umusabirizi yabaye umusabirizi ndetse na muganga aba muganga. Barakwereka umusabirizi yisanze ari gusaba muganga nyagasani. Ubwo Yvette yari yitegereje abona muganga ni Divine nawe arebye abona umusabirizi, arangije ahita afata igikeri cya senkani ahita agiterera mu kawa umusabirizi yari afite, arikomereza. Ukurikire filime witonze nyagasani. Za maji zarakoraga. Ubwo uyu musabirizi Yvette yari amaze no gusaza, yasigaye hano ari kubitekerezaho, aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, ati ni gute? Gusa yibutse neza yabonye yuko hari ahantu bigeze kubibona nyagasani, bya bintu byarakoraga. Uyu musabirizi yaje kwikangamo, aravuga ati uwo nagiriraga nabi niwe waje kuvamo umuntu ukomeye. Aravuga ati mana, ati ubu ngubu koko uzambabarira. Ukurikire uyu musabirizi yaje hano abitekerezaho nyagasani, ndetse ari no kurira. Aravuga ati kibe mbonye amahirwe nkamusaba imbabazi, gusa ntabwo tuzi ikintu yari yarabaye. Yari afite ubumuga, yari ari kugendera ku mbago, ndetse yari yanarashaje. Yaje hano ari kurira, ari kuvuga ati mana, ati ndi kwicuza ibintu byose nagiye nkorera uriya mukobwa, ati gusa sinzi niba uzambabarira, ati gusa njye mu byifuzo byanjye numvaga wambabarira mana yanjye. Uyu mukobwa ndetse ntabwo akiri umukobwa, yarashaje. Niba ari no gusaza ntabwo tubizi, gusa icyo turi kubona ni uko yahindanganye. Yakomeje gusaba Imana imbabazi, ari kuvuga ati Mana, uzambabarire ku iteka nagiye nshira uriya mukobwa. Gusa Dani we, kubera ko tutari tuzi ngo azaba iki, ntabwo tuzi ngo yabaye iki, we ntabwo yigeze aca muri maji. Ndetse n'iyi filime yacu niba hari ikintu ikwigishije, ntiwibuke kugenda udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru za buri munsi. Ubwo na filime yacu nuko iri kugenda yerekera ku musozo. Murakoze cyane, mwari kumwe na Shami, ndabashimiye.